Reka dukomeze tubasuze cyane bakunzi bacu by'umwihariko mwe mudukurikiye ariko mwaramaze gukora subscribe mukaba mwibuka gukora like share ndetse na commentaire zanyu ziradufasha kuko zidufasha kwegeranya ibindi biganiro bikurikira ndetse hari na benshi badusaba gukora ibiganiro runaka muri commentaire ubundi tukabikora kugira ngo dusubize abakunzi bacu. Iyi nkuru rero igihe cyose ubona yagushimishije biba byiza wisangije n'abagenzi bawe. Nkuko mwabidusabye rero muri benshi muri no minsi turi kwibanda ku buzima, aho tugiye kubabwira uko wasobanukirwa igitera gutumba umaze kurya nuko wabivura. By'imbinda umaze kurya bitandukanye no kurya ugahaga kandi ntaho bihuriye no kuba wariye byinshi, nubwo nayo harimwe mu mpamvu zishobora kubitera. Kuby'imbinda bishobora kuba biherekejwe no gutura umubi cyangwa se rimwe na rimwe ukazana ubwangati, bishobora no gutera gucibwamo kuruka se ndetse bitera kubangamirwa kuko n'imyenda ntiba igukwira neza. Uretse ibi tuvuze hari n'ibindi bimenyetso bigendana no kubyimba inda: umuriro, gutukura amaso, akanazamo amarira, impatwe cyangwa guhitwa, iseseme no kuruka amaraso mu byo witumye cyangwa wihagaritse, kwituma wikanira, umunaniro udasanzwe, kunanirwa mu bwonko no kudatekereza bihagije. Iyo biba kenshi ushobora kurwara hemorrhoide no kugira imihango y'indagurika, gutonekarinda mu ntantu, mu muhogo no mu kwaha. Niki gitera gutumba inda? Impamvu zitera gutumba inda nyuma yo kurya ni nyinshi kandi zinyuranye. Kenshi usanga abantu benshi bagize ikibazo cyo gutumba inda bitatewe n'impamvu zimwe. Niyo mpamvu ushobora no kunywa igikombe kimwe cy'amazi ugatumba, undi akazira umushyushyo gutyo. Ibibazo byo mwigogorwa: abantu benshi bagira ibibazo cyangwa uburwayi mu rwungano ngogozi nka IBC irritable bowel syndrome, ibisebe mu mara bagirwaho n'ikibazo cyo gutumba nyuma yo kurya. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko mu barwayi ba IBC hagati ya 23% na 96% bagira ikibazo cyo gutumba, na 56% ku basanzwe barwaye kwituma impatwe nabo bagatumba. Kudasohora amazi mu mubiri: rimwe na rimwe hari igihe umubiri unanirwa gusohora amazi adakenewe, nuko akereka hafi y'inda ahegereye mu kiziba cy'inda. Akenshi bikunze guturuka ku mikorere mibi y'umwijima cyangwa uburwayi bwa kanseri. Gutakaza amazi mu mubiri bishobora kugutera kwibaza byinshi, nyamara uzagenzura kenshi nyuma yo kunywa inzoga nyinshi, ukagira hangover cyangwa kurya ibiryo bifite umunyu mwinshi. Ibi byose bituma umubiri usohora amazi, usanga inda yabyimbye. Umubiri iyo uri guhangana nuko kubura kw'amazi buta noneho uzigama menshi ngo bitazongera kubaho, ndetse ugasanga ko bikurikirwa no kwituma impatwe. Kwituma impatwe: iyo wituma impatwe usanga kenshi ibyo bituma bitinda kuva mu mara, nuko ingaruka ikaba kubyimba inda ndetse ukajya wumva n'ibyuka bigonga mu nda, ari byo bavuga ngo n'inzoka, nyamara akantu kabonwa na microscope ntago kavuga ngo ukumve. Kwituma impatwe akenshi biterwa no kutanywa amazi, kutarya ibirimo fibre n'izindi mpamvu zinyuranye. Ubwivumbure bw'umubiri ku byo wariye: iyi niyo ikunze kuboneka kuri benshi, aho usanga hari ibyo kurya bitababera bibatera gutumba. Akenshi uzasanga hari ibyo kurya birimo lactose nk'amata y'ikivuguto, kimwe n'ibiryo birimo gluten nk'imigati, ibikomoka ku ngano, capati n'ibindi. By'umwihariko ibyo kurya aho biriye byongeye gushyushywa nk'umuceri, ingano n'ibizivamo nk'amakaroni, kimwe n'ibyo kurya byose birimo hamido, ibirayi, ibijumba, ibinyamafufu muri rusange, naho bishobora kugutera gutumba. Kwinjirwa na mikorobe: iyo umubiri winjiyemo na mikorobe usanga bigendana no kubyimbirwa bitewe n'uko insoro zera ari bo basirikari b'umubiri baba babaye benshi ahari ikibazo. Akenshi usanga birundira mu kiziba cy'inda, mu myanya y'igogorwa n'isohora inkari, uruhago by'umwihariko. Iyo ariyo mpamvu usanga binazana umuriro wo kuribwa, gushishira ahari ikibazo. Kwifunga kw'amara: rimwe na rimwe bitewe n'impamvu zinyuranye nk'ibibyimba cyangwa kanseri y'amara, usanga amara yifunga, noneho ibigeze aho yifungiye ntibyongere kuharenga. Bitera inda kubyimba kandi bikajyana no kuribwa bidasanzwe, ndetse kwituma bikaba ikibazo. Impinduka mu misemburo: akenshi ku bagore usanga mu gihe cyegera kujya mu mihango umubiri wabo uzigama amazi menshi cyane, bityo bigatera inda kubyimba. Ibi rero biterwa n'uko igipimo cya estrogen kiba cyazamutse, nuko humura ugasa n'uwongeraho bunini, ariko iyo agiye mu mihango bigenda bigabanyuka, nubwo kuri bamwe bitinda.
Ni gute nahangana n'iki kibazo cyo gutumba? Nk'uko iki kibazo gituruka mu mirire no kugikemura bikorerwa mu mirire. Hari ibyo kurya byongera ibyago byo gutumba inda, hakabamo n'ibivura uburwayi bwo gutumba. Bimwe byo kurya bivura gutumba hari probiotics, izi zitwa bagiteri nziza nizo zifasha igogorwa kugenda neza, ikindi kandi zizwiho kwica bagiteri mbi. Ahantu h'ingenzi tuzisanga ni muri yawurute, gusa ukagenzura niba nta kindi kidasanzwe cyongerewemo. Hari amata y'inshyushyu ko nayo agomba kuba ataranyujijwe mu ruganda. Iyo amata anyujijwe mu ruganda kugira ngo azabikwe igihe kinini, bayongeramo ikizwi nka pasteurization, yangiza enzyme ziba zikenewe mu igogorwa. Kurya imbuto n'imboga zirimo amazi. Hari imbuto zizwiho kuba zirimo amazi menshi ndetse burya ziba zinibitseho imyunyungugu inyuranye. Hari n'imboga zizwiho kuba zimeze gutyo nubwo akenshi zo tuzibara mu mbuto nka concombre, watermelon, amacunga, seleri, inkeri. Ibyayi n'ibirungo bimwe mu bifasha igogorwa kugenda neza twavuga tangawizi, tea, rosemary, green tea bizwiho gutuma igogorwa rigenda neza ndetse umubiri ugasohora amazi adakenewe. Ubwo rero umenye ibyo kurya byagufasha guhangana no kubyimba inda, ni byiza ko unamenya ibyo kurya byongera ibyago byo gutumba inda, ukabasha guhangana n'iki kibazo ari nako ukirinda. Ibyo kurya byongera ibyago byo gutumba inda: isukari n'utwo kurya turyohereye, kuko iyo bigeze mu nzira y'igogorwa biroroha kuba byahatinda bikaba indiri ya za mikorobe zitwa kandida, bigatera kubyimbirwa. Amata y'ikivuguto kimwe n'andi yose yanyuze mu nganda ngo abikwe neza, na za fromage ibyo byanyuze mu nganda nk'ifu ya kawunga, ifarini n'ibiyikomokaho, kuko bibamo gluten ishobora kubangamira bamwe. Zimwe mu mboga zigoye kugogorwa cyane cyane izo mu bwoko bw'amashu nka broccoli, chou-fleur, amashu asanzwe ndetse na tungurusumu kuko birimo soufre. Ibishyimbo kimwe n'ibindi byo kurya bitera imisuzi. Ibyo kunywa birimo gaze, zaba inzoga cyangwa soda. Guhekenya shikarete. Imbuto zimwe nka avoka, pome nazo zishobora kubitera. Amasukari y'abarwayi ba diabete nka aspartame, mannitol, sorbitol na xylitol. Ibindi wakora mu gihe guhindura imirire ntacyo biri gutanga, ni byiza kwagerageza ibi bikurikira: gana muganga. Mu mpamvu zitera gutumba harimo n'uburwayi bukenera kuvuzwa n'imiti yo kwa muganga, kimwe no kubagwa mu bihe bibaye ngombwa. Icya kabiri, gerageza siporo. Siporo zimwe na zimwe zituma umubiri wawe urushaho gukora neza ndetse ugasohora bidakenewe. Gusa wirinde siporo kunaniza, ahubwo uyikore kugira ngo umubiri wawe ukore neza. Niba wakora iminota 30 ariko ntibure. Nywa amazi ahagije. Kugira ngo fibre zibashe gukora neza akazi kazo, ni byiza kunywa amazi ahagije. Ushobora guhera ku dukombe 6 ku munsi duto, ukagenda wongera kugeza ku gipimo gikwiriye ugereranije no kungana. Gusa ibyo kunywa birimo gaze ukabyirinda, ahubwo ushobora kwinywera cyayi kirimo bya birungo twavuze hejuru. Ikuremo stress. Akenshi iyo umuntu afite intimba, harakaye, ananiwe n'igogorwa rigenda nabi, hari igihuza ubwonko bwawe n'urwungano ngogozi kizwi nka vagus nerve cyangwa se nerve vague. Iyo rero mu bwonko harimo ikibazo, bigira ingaruka no ku mikorere y'urwungano ngogozi. Ibi rero bikosorwa no gukora ikintu kikuruhura ubwonko ndetse no gukora ikintu ukunda cyane, birangira stress igiye. Reka tugushimire cyane wowe wakurikiye iki kiganiro cyacu, tuzagushishikariza gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Ipfundo ry'ubuzima, mwari kumwe na Protais Mbarashimana. Mukomeze mugire ubuzima buzira umuze.